Mu minsi ijana gusa kuva ku ya karindwi Mata kugeza ku ya kane Nyakanga mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, igihugu gito kidafite n'inyanja cy'u Rwanda kiboneye kimwe mu bihe by'ubwicanyi bwateguwe kandi bwihuse cyane mu mateka y'isi. Muri icyo gihe gito abantu barenga miliyoni hafi ya bose bari Abatutsi n'Abahutu bake batari bashyigikiye ubwo bwicanyi bishwe mu buryo bwateguwe kandi bugamije kubarimbura burundu. Abaturanyi bishe abaturanyi, abarimu bica abanyeshuri, n'abihaye Imana bishe abari bahungiye mu nsengero bashaka ubuhungiro muri bo. Ibisa akajagari kabayeho giturumbuka byari byarateganyijwe kandi byashyizwe mu bikorwa atari gusa n'abasirikare cyangwa imitwe yitwara gisirikare yo hejuru, ahubwo n'ibihumbi by'abagabo n'abagore basanzwe ku nzego zose z'imibereho mu mpande zose z'igihugu, harimo no mu misozi ya kure, mu masoko no ku mipaka itandukanye, mu mashuri no mu nsengero. Iyi nkuru irasesengura jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, itari yo gusa amateka yayo muri rusange, ahubwo inareba mu maso y'abantu bamwe na bamwe bayigizemo uruhare, abayiteguye bakayishyira mu bikorwa, n'abayikoze bafite ubukana buteye ubwoba. Turanasesengura uko u Rwanda rwahanganye n'ayo mateka akomeye binyuze mu nkiko gacaca, uko bamwe mu bayikoze bagejejwe imbere y'ubutabera, uko abandi bahunze, uko abandi batashye, n'ubundi buryo butandukanye. Igihugu kigizwe n'abarokotse jenoside ndetse n'abayikoze cyagejeje kubaho mu buryo butandukanye n'ubwo byari bigoye cyane. Icyari kigoye kurusha ibindi ni ukongera kubaka amahoro. Kugira ngo dusobanukirwe neza ibyabereye mu Rwanda mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, tugomba gusubira inyuma cyane mu gihe cy'ubukoloni, igihe abayobozi b'Ababiligi bashyizeho itandukaniro rikomeye hagati y'Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa bari basanzwe babana mu buryo butari bukomeye cyane. Babihinduye ibyiciro bikomeye by'amoko, batanga indangamuntu zagaragaza ubwoko bwa buri munyarwanda. Iki gikorwa kimwe gusa cyagize ingaruka zikomeye cyane nyuma y'imyaka myinshi. Nyuma y'ubwigenge mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri, u Rwanda rwahuye n'imiraba myinshi y'ihohoterwa ryakorerwaga Abatutsi, bituma ibihumbi n'ibihumbi by'Abatutsi bahungira mu bihugu nka Uganda, u Burundi n'ahandi. Muri mirongo icyenda ingabo za RPF zari zigizwe ahanini n'impunzi z'Abatutsi zateye u Rwanda ziturutse muri Uganda, bitangiza intambara y'abenegihugu. Guverinoma ya Juvenal Habyarimana ijya ku gitutu, isinya amasezerano y'amahoro mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu ya Arusha. Ariko abakomeye mu bahezanguni b'Abahutu bari muri guverinoma bararwanyije cyane. Muri uwo mwuka, abo hezanguni bari bayoboye n'ingengabitekerezo ya Hutu Power batangiye gutegura jenoside. Interahamwe zaratojwe zihabwa n'intwaro. Hateguwe urutonde rw'Abatutsi bagombaga kwicwa. Radiyo cyane cyane radiyo televiziyo Libre de Mille RTLM yatangiye gukwirakwiza urwango, yita Abatutsi inyenzi, inashishikariza abantu gutema ibiti birebire. Mugoroba ku wa gatandatu Mata igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, indege yari itwaye Perezida Habyarimana yarashwe, irangije igwa i Kigali mu masaha make cyane, byihuse cyane ku buryo budashoboka ko byari impanuka. Ubwicanyi bwahise butangira. Mu gihugu hose hashyizweho bariyeri ku mihanda, indangamuntu yagaragazaga ubwoko ihinduka itegeko ry'urupfu. Ibyakurikiyeho si intambara, byari itsembabwoko. Jenoside yakorewe Abatutsi. Jenoside ntiyabaye mu buryo bumwe bw'igihugu cyose cyangwa cy'u Rwanda. Hari aho ubwicanyi bwatangiye hakiri kare kandi bukaba bwinshi cyane. Hari n'aho abaturage bagaragaje ubutwari budasanzwe, bagerageza kurinda abahigwaga. Ariko mu ntara y'Iburengerazuba, cyane cyane mu gice cy'uyu munsi kizwi mu karere ka Karongi, ubwicanyi bwari bukomeye cyane ndetse bwaranateguwe neza cyane n'abo bicanyi. Mu murenge wa Murundi mu kagari ka Gasharu, aho abaturage b'abahinzi, abacuruzi bato n'imiryango isanzwe, Abatutsi bagabweho ibitero bikomeye bidasanzwe. Abagabo, abagore, abana n'abasaza biciwe muri za bariyeri zo mu mihanda, mu ngo zabo no mu mirima yabo. Imirambo yajugunywe mu byobo by'imisarane, mu migezi no mu byobo rusange byajugunywamo abishwe. Ni muri urwo rwego kandi tugomba gusobanukirwa kuri Habiyambere Bernard, umugabo wamenyekanye cyane cyane muri ako gace kubera izina yahawe riteye ubwoba. Mu bantu bagaragajwe mu nyandiko z'inkiko gacaca, inkiko zashyizweho u Rwanda hagamijwe guca imanza nyinshi za jenoside mu buryo bwihuse kandi bwegereje abaturage, izina rya Habiyambere Bernard ryamenyekanye cyane mu buhamya bw'abantu ba Karongi. Izina rye ry'akabyiniro ryari ikimashini, ijambo rikomoka mu gifaransa mashini. Iri zina ntiyari rihawe kubera umwuga cyangwa ubumenyi bwihariye mu by'ikoranabuhanga. Igizwe kubera umuvuduko n'ubugome yakoranaga ubwicanyi abarokotse jenoside bavuga ko yageranaga nk'imashini, yihuta, adahwema no gutindiganya, kandi nta n'amarangamutima na make yagaragaza, nk'uko bigaragaza mu nyandiko za gacaca no mu buhamya bwakurikiranyijwe nyuma ya jenoside. Habiyambere Bernard akekwaho kuba yaragize uruhare mu rupfu rw'Abatutsi barenga 300 mu gace ka Karongi, cyane cyane mu murenge wa Murundi no mu kagari ka Gasharu aho yari atuye. Asobanurwa nk'umuntu witabiye ubwicanyi bwinshi ku giti cye, wayoboye amatsinda y'abicanyi inshuro nyinshi, ndetse wanagaragazaga Abatutsi kugira ngo bicwe nk'abandi. Urubanza rwe ni ingenzi cyane, si uko yari umuyobozi ukomeye ku rwego rw'igihugu, kuko si yari we, ntiyigeze agira umwanya ukomeye mu nzego. Ubanza atari yaranize, yewe ntiyabaye minisitiri, ntiyagize ipeti rya gisirikare cyangwa undi mwanya muyobozi mu rwego rw'igihugu, yewe ntiyari na mudugudu w'icyo gihe. Yari umuntu usanzwe wo mu gace, uzwi n'abaturanyi be, uzwi n'abo yishe.
Ibi nibyo bituma inkuru ye igira uburemere budasanzwe. Jenoside ntiyakozwe n'abayobozi bakuru gusa, yashobotse kubera ibihumbi n'ibihumbi by'abantu bameze nka kimashini, abantu basanzwe bahisemo kwica. Nyuma ya Jenoside Habiyambere Bernard yaramenyekanye, arafatwa, araburanishwa n'inkiko gacaca, yahamijwe ibyaha, arafungwa, ubu yamaze kurangiza igihano cye, atuye muri ako gace nyine ubwicanyi yabukoreyemo. Ibintu bibabaza cyane cyane abarokotse benshi bagituye muri uwo murenge. Habiyambere Bernard ntiyakoraga wenyine. Jenoside yasabaga abayitegura, abayipanga, abayifasha kugerwaho ndetse n'abayishyira mu bikorwa ku nzego zose. Hano turarebera hamwe kandi abandi bantu 10, bamwe ku rwego rw'uturere, abandi ku rwego rw'ibanze, bagize uruhare rwagaragajwe mu nyandiko, bagakurikiranwa n'ubutabera cyangwa bagishakishwa kugeza ubu, abandi bafunguwe. Nyuma ya Kimashini turasanga umugabo bita Fulgence Kayishema. Ni ahantu henshi mu byabaye muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 hafashe umutima ku isi nk'iya Paruwase ya Nyange, iri murenge wa Kivumu mu karere ka Karongi. Nanone ibihumbi by'Abatutsi hagati ya 2 na 4 bari bahahungiye, bizera ko inzu y'Imana yabaha ubuhungiro nk'uko benshi mu banyarwanda babyizera. Reka tuve kuri Kimashini, turakurikizaho umugabo bita Fulgence Kayishema. Bizakugora kumva ahantu hapfuye Abatutsi benshi muri Paruwasi ya Nyange, iri mu murenge wa Kivumu mu karere ka Karongi. Ibihumbi by'Abatutsi hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 4 bari bahahungiye, bizera ko inzu y'Imana yabaha ubuhungiro nk'uko benshi mu banyarwanda babyizeraga, n'ubu bamwe bakibyizera, ariko siko byagenze. Fulgence Kayishema ashinjwa gutegura no kuyobora ubwicanyi bwabereye i Nyange. Ubuhamya bw'abantu batandukanye buvuga ko ari we wategetse gukoresha imashini zisenya inkuta za kiliziya abantu bakiri imbere, bikica n'abari barokotse ibitero byo hambere. Yabaye umwe mu bashakwaga cyane ku isi bakekwaho Jenoside yakorewe Abatutsi. Amara imyaka hafi 30 ku rutonde rw'abashakishwaga. Niwumva hamwe mu hantu haguye Abatutsi benshi, ntabwo hazabura mu Paruwasi ya Nyange. Ubu ngubu iherereye mu karere ka Karongi, umurenge ni Kivumu. Ibihumbi by'Abatutsi hagati ya 2 na 4 bari bahungiye muri iyi paruwasi, bizera ko inzu y'Imana yabaho ubuhungiro nk'uko benshi mu banyarwanda babyizeraga, n'ubu bamwe bakibyizera, ariko siko byagenze. Fulgence Kayishema ashinjwa gutegura no kuyobora ubwicanyi bwabereye i Nyange. Ubuhamya butandukanye buvuga ko ari we wategetse gukoresha imashini zisenya, zigasenya inkuta za kiliziya abantu bakiri imbere, bikica n'abari barokotse ibitero bya mbere. Yabaye umwe mu bashakishwaga cyane ku isi bakekwaho Jenoside. Amara imyaka hafi 30 ku rutonde rw'abashakishwaga. Mu mwaka wa 2023 habaye inkuru nziza cyane. Kayishema afatiwe muri Afurika y'Epfo, aho yari yishe akoresheje amazina ataraye, akora akazi ko mu mirimo mu ntara ya Western Cape. Ifatwa rye ryaturutse ku bufatanye bw'inzego zitandukanye ziri mu Rwanda, Interpol n'inzego z'umutekano wa Afurika y'Epfo. Urubanza rwe rwatangiye kuburanishwa n'urwego rwa International Residual Mechanism for Criminal Tribunals, rukurikirana imanza zasizwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda ICTR. Urubanza rwa Kayishema rugaragaza kimwe mu byo gufata abakekwaho Jenoside by'ingenzi mu myaka ya vuba, kandi rutanga icyizere ko nubwo ubutabera bushobora gutinda, bushobora kugera ku bigeze gutekereza ko babucitse. Turakurikizaho uwitwa Aloys Ndimbati. Aloys Ndimbati yari burugumesitiri cyangwa icyitwa umuyobozi w'ikitwa komine muri icyo gihe. Iyi komine yitwaga Gisovu. Mu gice cy'uyu munsi kiri mu karere ka Karongi. N'ubundi muri 1994 abayobozi b'inzego z'ibanze nka Ndimbati bari bafite ububasha bukomeye cyane. Bagenzuraga umutungo, bazi neza aho buri muturage atuye, kandi bayoboraga cyangwa bakagira ijambo rikomeye mu mitwe y'interahamwe. Ndimbati ashinzwe gutegura no kuyobora ubwicanyi mu gace yayoboraga. Bivuga ko yakoresheje ububasha bwe mu buyobozi mu guhuza ibitero, gukangurira abantu no gukoresha imitwe y'abicanyi, no gutuma nta mututsi n'umwe wabasha gucika mu nzira zemewe cyangwa iz'ubuyobozi. Nyuma ya Jenoside, Ndimbati yahungiye hanze y'u Rwanda, aza gupfira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri 1997. Iherezo rye ryahuye n'abandi benshi mu bakoze Jenoside bahunganye n'ingabo zari zasubiye inyuma hamwe n'impunzi z'Abahutu. Urupfu rwe rwaje kwemezwa ku mugaragaro n'abashakashatsi b'umuryango w'abibumbye muri 2024, bikaba byararangije igice kimwe cy'iyi nkuru, nubwo byimye abarokotse Jenoside amahirwe yo kubona ubutabera bwuzuye mu rukiko. Ku mwanya wa 7 turasanga umugabo bita Charles Ryandikayo. Charles Ryandikayo yari umuyobozi wo ku rwego rw'ibanze ndetse n'umucuruzi afite inshingano z'ububitsi, wagize uruhare rukomeye mu kuyobora ibitero mu gace ka Mubanza, naho ni mu karere ka Karongi. Inkuru yigaragaza ko umuyobozi bw'abasivili n'imiyoboro y'ubucuruzi byakoreshejwe mu gushyigikira Jenoside. Bivuga ko yakoresheje izina rye n'imibanire yari afitanye n'abaturage mu gutegura amatsinda y'abicanyi yo gushaka intwaro no kuyobora ibikorwa byibasiraga Abatutsi muri ako gace. Ryandikayo nawe yahungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yaje gupfira muri 2011. Nk'uko byagenze kuri Aloys Ndimbati, ntiyigeze agezwa imbere y'ubutabera.
Urubanza rwe rukomeje kuba isoko y'agahinda ku barokotse bo muri ako gace babonye imyaka irenga 17 ishira atarigeze abiryozwa. Mu mwanya wa 6 turahasanga umugabo bita Charles Kubwabo, yari burugumesitiri wa Gishyita, undi muyobozi wo ku rwego rw'ibanze ushinzwe kuba yarahinduye inzego z'ubuyobozi yari ashinzwe kuyobora akazigira ibikoresho by'ubwicanyi bukomeye. Aho aherereye kugeza ubu ntiharamenyekana. Hari amakuru amwe n'amwe avuga ko ashobora kuba yarapfuye, ariko ibyo ntibyigeze byemezwa ku mugaragaro. N'ubu hari inzego zimwe na zimwe mpuzamahanga zigikomeza kumushyira ku rutonde rw'abagishakishwa. Urubanza rwe rutwibutsa ko nubwo hashize imyaka irenga 30 jenoside ibaye, ukuri kose kwayo no kubiryozwa bose kwigizemo uruhare bitararangira burundu. Ku mwanya wa 5 turasanga umugabo bita Phineas Munyarugarama. Phineas Munyarugarama yari Lieutenant Colonel mu ngabo zari zizwi nka Force Armée Rwandaise FARE cyangwa bizitwa ex-FARE, bityo akaba yari ahagarariye uruhare ndetse n'uruhande rwa gisirikare mu bakoze jenoside. Umusirikare ku rwego rwo hejuru yari afite ububasha bwo gutegeka abasirikare ndetse no kuyobora cyangwa gukoresha imitwe y'abasivile nka militia. Uruhare rwe mu bwicanyi bwabereye mu burengerazuba bw'u Rwanda rwagaragajwe mu buhamya butandukanye. Nawe nyuma ya jenoside yahungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yaje gupfira muri 2002 atarigeze agezwa imbere y'ubutabera. Urubanza rwe rugaragaza uruhare rukomeye rw'igisirikare cyageze mu gufasha no kuyobora jenoside, kandi rukanibutsa ihame rikomeye mu mategeko rizwi nk'uburyozwacyaha bw'abayobozi, command responsibility, risobanura ko abayobozi b'ingabo babazwa atari gusa ibyo babategetse gukora, ahubwo n'ibyaha bari bazi cyangwa bagombaga kumenya ariko ntibabikemure. Ku mwanya wa 5 ho turumirwa. Uyu we ni umugore yitwa Beatrice Munyenyezi. Inkuru ya Beatrice Munyenyezi ituma habaho kwibaza ko kuri ubu buryo abagore nabo bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Munyenyezi yari umugore wa Sholomo Ntahobari, umuhungu w'umwe mu bantu bari bakomeye bavugwa mu gutegura jenoside. Ubuhamya butandukanye kuba yaragize uruhare mu bwicanyi bwabereye kuri bariyeri Butare mu majyepfo y'u Rwanda. Bivugwa ko yatoranyaga abantu bagombaga kwicwa ashingiye ku ndangamuntu zabo n'imiterere yabo, agafasha mu kuyobora no gushyigikira ubwo bwicanyi. Nyuma ya jenoside yarafunze ahunga u Rwanda ajya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Manchester muri New Hampshire. Yamaze imyaka myinshi aho. Avuga ko ntacyo azi ku byaha bya jenoside. Yabayeho mu buzima busanzwe, arera abana, aradamarara, aragaga pe, amera nk'aho nta kintu cyabaye, kandi abaho mu muryango rwose ndetse anahabwa ubufasha bwa leta. Icyakora nyuma y'iperereza ryimbitse yaje gufatwa n'inzego za Amerika. Yaburanishijwe inshuro 2 hamwe n'icyaha cyo kubeshya inzego z'abinjira n'abasohoka ku bijyanye n'amateka ye. Mu mwaka wa 2021 yoherejwe mu Rwanda aho akurikiranyweho ibyaha bifitanye isano na jenoside. Urubanza rwe rufite icyo rusobanura gikomeye, rugaragaza ko abakoze jenoside badashobora guhunga amateka yabo bakiyoberanya mu bindi bihugu byo bakikora byose, kandi ko ibihugu byakira bimukira bifite inshingano zo kutabigirira indiri y'abakoze ibyaha bikomeye nk'ibi ngibi bya jenoside. Nuko Munyenyezi yisanze mu Rwanda. Imbere gato yiwe turasanga ngo bita Bernard Munyagishari. Yari umwe mu bayobozi bakomeye by'imitwe y'interahamwe. Urubyiruko rw'imitwe yitwaraga igisirikare yagize uruhare mu runini muri jenoside no mu bwicanyi bwakorewe kuri ubu butaka bw'u Rwanda. Yakoraga cyane cyane mu gace ka Gisenyi, ubu ngubu ni mu karere ka Rubavu, aho niho yayoboraga, agategura, akanayobora ibitero by'abicanyi ndetse akanatoza urubyiruko uburyo bwo kwica abatutsi. Uruhare rwe rwagize mu gihe cya jenoside no kurimbura imiryango y'abatutsi mu gace ke. Nyuma ya jenoside Munyagishari yarafashwe ajyanwa imbere y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda, ICTR, International Criminal Tribunal for Rwanda. Nyuma urubanza rwe rwaje koherezwa mu Rwanda, yaje guhamwa n'ibyaha akatirwa igihano cya burundu. Urubanza rwe ni umwe mu zigaragara ko bamwe mu bayobozi bo hagati mu mitwe y'abicanyi bashoboye kugera imbere y'ubutabera bwuzuye, haba ku rwego mpuzamahanga no mu gihugu. Inkuru yikomeza kwibutsa uruhare rukomeye rw'interahamwe zagize mu ishyirwa mu bikorwa rya jenoside n'uburyo ubuyobozi bwo hagati bwahindutse igikoresho cy'ubwicanyi. Imbere gato yewe uyu nguyu ntabwo yicishije umuhoro, amagambo ye yarenze kwicisha umuhoro. Yitwa Dr. Leon Mugesera. Ni umwe mu bantu bavuzwe cyane mu mateka ya jenoside yakorewe abatutsi, atari kubera ibikorwa byo kwica yakoranye ku giti cye, ahubwo kubera amagambo ye. Yari umunyapolitiki ndetse n'umwarimu wa kaminuza yarerize cyane, afite impamyabumenyi y'ikirenga ya PhD nyine, kandi yari umwe mu bayobozi b'ishyaka rya MRND rya Perezida Habyarimana. Mu Gushyingo muri 1992 yavuze ijambo ryamenyekanye cyane kandi riteye ubwoba mbere y'umwaka urenga jenoside igatangira. Muri iryo jambo yasabaga abahutu kwica abatutsi ndetse no kujugunya imirambo yabo mu migezi ivuga ko isubira muri Ethiopia. Akoresha igitekerezo cyari gishingiye ku nyigisho za kera z'abakoloni zavuga ko abatutsi ari abanyamahanga atari abanyarwanda kavukire.
Yanasaba ko abatutsi bagombaga kurimburwa ndetse yuko bashyira mu bikorwa umugambi uvugwa ko bari bafite. Iryo jambo rifatwa nka rimwe mu bimenyetso bikomeye byerekana ko umugambi wa jenoside wari waratangiye gutegurwa no gukwirakwizwa mbere y'Amata 1994. Nyuma ya jenoside niho Mugesera yahungiye muri Canada. Nyuma yaho yabaye impaka zikomeye cyane ndetse yamaze imyaka myinshi arwanya koherezwa mu Rwanda, ariko aza koherezwa muri 2012 ibyo yigize. Yaje guhamwa n'icyaha cyo gushishikariza abantu jenoside, incitement to genocide, akatirwa igihano cya burundu. Urubanza rwe rugaragaza ihame rikomeye, amagambo ashobora kuba intwaro akayakoresha ashishikariza abantu ubwicanyi, kandi nk'umuntu w'umuyobozi abaturage b'icyo gihe babyumvaga kubi kugira ngo bakore ibyo basabye. Turasoreza kuri uyu mugabo witwa Wenceslas Munyeshyaka. Wenceslas Munyeshyaka ni umwe mu bantu bavugwa kenshi mu nkuru za jenoside kubera umwanya yari afite w'ubuyobozi mu itorero gatolika. Yari umupadiri muri paruwasi ya Sainte Famille Kigali, aho ibihumbi by'abatutsi bahungiye bizera ko kiliziya ari ahantu h'ubuhungiro, ariko ubuhamya bw'abarokotse bivuga ko aho kuba barafashijwe, Munyeshyaka yashinjwe ibikorwa byinshi bikomeye birimo gutanga interahamwe zikigabije mu batutsi zikabica, gutanga urutonde rw'abagombaga kwicwa, gutwara intwaro ndetse no gusambanya abagore bari bahungiye muri iyo kiliziya. Yavugwaga kandi ko yagaragaraga yitwaje imbunda mu gihe yakoraga imirimo ye y'ubupadiri. Ibintu byateye benshi guhungabana cyane ku buryo kiliziya ubwayo yahuye n'ikibazo gikomeye cy'icyizere muri icyo gihe. Nyuma ya jenoside yahungiye mu Bufaransa, aho yakomeje gukora imirimo ya gikristo nk'umupadiri yigisha ijambo ry'Imana.